mwabyumvishe ni wa munsi mwiza kuri radio mukunda. Ikiganiro ni cya kindi gifite umutwe ugira uti ijuru ntirikorerwa. Abavuga butumwa bwiza nabo ni babandi musanzwe mukunda kandi mukurikira. Bo muri kumwe uyu munsi nge mwumva ni Emile Nshimiyimana, ndi kumwe na mwene data mukunda nawe ugiye kubibwira. Amasaha uyu munsi yicumyeho gato kubera ko hari ibyo tutabasha kugenga, ariko kandi ntimugire ikibazo, n'ubundi turaza gukoresha igihe gihagije nk'ibyo dusanzwe dukoresha kingana n'isaha imwe. Yego. Ubwo rero muragubwa neza nk'ibisanzwe, tubashimira ko mwadutegereje tukaba dutangiranye ikiganiro kandi ko muza gusozanya natwe. Yego. Twongera kwisegura ku kijyanye no guhamagara. Ntabwo ibyuma biradukundira kugira ngo nanone muhamagare nk'uko musanzwe mugira uruhare mu kiganiro, keretse kuza kuduhamagara dushoje ku manimero yacu tugendana tuza kubahereza. Reka muri data rero abasuhuze, dukomeze gusangira iby'Imana yateguye kuri uyu mugoroba. Ego muvandimwe, Imana ishimwe cyane, dore ko n'ubundi niyo yo gushimirwa ibintu byose, na cyane ko ari umugenga wa byose. Yego. Waruvuze uti hari ibyo tudategura, hari ibyo tudapanga, ariko nanone ibyo tutazi biba bizwi n'Imana burya. Amen. Rero niyo dushimiye n'ubundi kuri uyu mugoroba, ariko nabwo tunashimira abantu mwese muri kutwumva, abantu mwasize urushinge kunyakira amajwi zanyu, namwe turabashimiye kandi turabakunda. Ndetse n'abantu bakijijwe nanone nabo turabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Akenshi iyo tuvuze abantu bakijijwe, abenshi bumva barakijijwe, ariko dushobora kuza kubisobanura ugasanga utabikijijwe. Dushobora kuza kuganira ijambo ry'Imana, ukaza kwisanga kundi utaruzi uko bakizwa. Dore ko ari cyo nkunda kuvuga, binavugitse neza buriya muvandimwe, iyo umuntu ariho yishimira kuvuga ko yakijijwe, nge mbyumva neza, numva atari we, ahubwo numva hari izindi mbaraga zamukijije. Ni nayo mpamvu byitwa nyine gukizwa. Yego rwose. Rero nge tugiye kubana n'ubundi mu kiganiro kuri mugoroba, ku mazina ni Nahimana Patrice. Abenshi turamenyeranye, turaziranye, ariko n'uwaba nyumvise bwa mbere turaguma tubane kandi biragenda neza. Yego rwose. Rero mwese aho muri murekireho urushinge kugira ngo tubashe kuguma kuganira, tuganire ijambo ry'Imana, turebe uburyo cy'Imana yagennye umuntu akizwamo. Nibyo. Kuko nanone umuntu ajya amara imyaka myinshi mu isi yaribeshye ku cyitwa gukizwa. Umuntu akajya avuga ko yakijijwe ariko akagendana ubwoba. Umuntu akavuga ko yakijijwe ariko akagenda yumva ari umunyabyaha. Ndetse umuntu ntanatinye kuvuga ko ari umunyabyaha ngo kugeza apfuye, ariko ntabwo aricyo twifuriza abatwumva. Ibyo ni ibyago bikomeye. Yego rwose. Imana irera, n'ijuru ryayo rirera, rero izanabana n'umuntu wera nk'uko yera. Amen. Rero hamwe n'uko abantu bagumya guhamya ko ari abanyabyaha, bakeneye ubutumwa bwiza. Nibyo rwose. Ni nayo ntego yo kuba turi hano kuri izi mikoro, ni ukugira ngo tubabwire uburyo cy'Imana ishobora kugira umuntu intungane bikemera. Amen. Burya bibaho, nubwo mu byiyumviro byawe wumva bitashoboka, n'abakwigisha bakakubwira ko bitakunda, ariko reka tukubwire ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Amen. Ubutumwa bwiza rero ni Imana yabutuzaniye. Ni nayo mpamvu natwe yatubwiye ati mubwire abantu, bwira abantu bahumure, bwira abantu bishime, bwira abantu bamenye icyo nabakoreye muri Kristo, kugira ngo abantu babashe kuba mu isi nanone ari intungane ku Mana. Amen. Muvandi, nawe ngushimiye Imana ko ikurinze ukaba ugeze kuri izi mikoro. Nibyo rwose. Nyuma y'urugendo narwo rutanoroshye, ariko Imana yabikoze nyine, kandi kukurinda ni ibintu byayo. Amen. Yavuze ko kugirirwa neza n'imbabazi bizakomaho. Nabwo amasezerano yawe iminsi yose. Amen. Amen. Ntekereza hari ko twihuza, hari twasoma ibyanditswe. Nibyo, ariko mbere ko dusoma ibyanditswe, ego
wari uri kubwira abantu ko turi bubabwire uburyo umuntu yakizwa. Ego rwose. Ariko reka wenda mbere yuko twinjira uburyo umuntu yakizwa, yego, ndagira ngo wenda mvugeho gato impamvu umuntu agomba gukizwa. Ego rwose. Ego. Impamvu umuntu agomba gukizwa nuko hari ikintu kibi kimutegereje. Yego rwose. Nuko hari ikintu kibi kiri imbere ye. Yego. Kiri mu nzira ye. Nuko hari ikintu kigiye kumugirira nabi. Yego. Nuko hari ikintu kimuganisha ahantu habi. Yego. Icyo kintu rero akwiye kugikizwa. Yego rwose. Kandi reka mvuge ko nubwo mu isi burya tuhaba dushakisha ibintu bigiye bitandukanye kandi binakwiye gushakishwa koko. Yego. Ariko burya umunyabwenge akwiye kumenya ikibazo afite kiruta ibindi bibazo byose, ari cyo kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ego. Noneho ariko akanamenya uburyo cyakemuka. Yego rwose. Kugira ngo hanyuma ya byose kandi azanasiga mu isi buriya ibintu bindi dushakisha turabisiga. Yego. Ariko birakwiye ko hanyuma ya byinshi dushakisha bizanasigara mu isi, dutegura noneho iby'iherezo ryacu. Yego rwose. Umuntu noneho akaba azi ko ari mu maboko meza, akaba azi ko nyuma y'uru rupfu rugera ku bantu bose. Yego. Kumbi we azajya kubana n'Imana iteka ryose mu munezero udashira. Amen. Icyo nicyo bukungu buruta ubundi bukungu bwose. Yego rwose. Ibyo umuntu yatunga, Yesu yigeze avuga ngo ese ngo byamarira iki umuntu kuba yatunga iby'isi byose, kandi nta watunga iby'isi byose. Iby'isi byose nta n'uwabibona. Umuntu agenda afata nibyo muri Gambembe n'ibyo by'umuntu umwe. Noneho ngo bibaye ngo ari byose ufite ngo ntacyo byaba bimaze ubuze ubugingo. Niko Yesu yavuze. Yego. None se wowe twumva kuki utumva icyo kintu Yesu yararimo kuvuga icyo ari cyo? Yego. Yavugaga ko hari ikintu kibi cyitwa kuba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku iteka ryose, urira ku manywa na nijoro uhekenya amenyo. Yego. Gihari ku buryo niyo waba waratunze iby'isi byose ariko azajya mu muriro, byarutwa nuko utaba warigeze ubaho. Yego. Ibyo ni ukuri, aho kugira ngo umuntu ajye mu muriro utazima, byarutwa nuko atari kuza ku isi. Yego. Kuko urumva wari uvuze ko kuhaza ugatunga iby'isi byose byawe, nubwo ntawe ujya ubijya. None bibaze kuri duke ufiteho tutaguhagije ukazanajya mu muriro. Yego pe. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza ari ngombwa. Niyo mpamvu bukenewe. Ngenda navuze ngo mbere yuko tubwira abantu uburyo bakizwa, yego, babanze bumve ko barakeneye gukizwa nyuma. Gukira. Babanze bumve ko bakeneye gukira. Yego. Kandi bakeneye gukira. Ikibazo buriya nubwo Bibiliya ibivuga, yego, ariko umuntu nawe abacyumva. Yego. Icyo kibazo umuntu abacyumva. Yego rwose. Byanze bikunze. Ndahamya ndashidikanya ko igituma umuntu asenga, igituma umuntu ajya muri korari, igituma umuntu ajya gusenga ubutayu, igituma umuntu yiha Imana, igituma umuntu yihana akihana n'ibyo yari yibagiwe, igituma umuntu yicuza akababara, igituma umuntu yemera akareka ibyo byose akayoboka urusengero, burya nuko abagira ngo arebe ko yategura hanyuma y'ubu. Ariko se Patri, umve rero ingorane. Yego. Nuko ibyo byose akora, izo nsengero ajyamo, ibyo atanga byose, nuko nta gisubizo cy'icyo kibazo kirimo. Icyo rero nicyo gikomeye. Yego. Ariko ari nayo mpamvu basi turajya tuguma kuvuga ubutumwa. Kuko ibyo byose twari tuvuze. Yego. Hari umuririmbyi uvuga ngo naho warira ukicuza ukanababara. Yego. Ngo ntago byariho ibicumuro. Tutaranarengaho. Yego. Tekereza ko uwo muntu ntacyo ataba yakoze. Umuntu yarize. Yego. Akicuza akababara akanababara, ababazwa n'ibyaha bye, ababazwa n'ibyaha. Uwo muntu hari icyo ataba yakoze, aba yagerageje, ariko ngo ntibyariho ibicumuro byawe. Yego rwose. Shize vuga ngo inzira zose ujya unyuramo kugira ngo urebe ko waba mwiza imbere y'Imana. Yego. Ntago zemeye. Abadukurikiye muri abahamya. Yego. Kuko niba imyaka myinshi umaze, waragerageje gukora uko ushoboye kose. Yego.
kugira ngo ube mwiza imbere y'Imana kandi uko kuba mwiza mutwumve kugira ngo Imana ihamye kubaye mwiza imbere yayo no kubura intungane ku kigero kihe Patre ku kigero cyayo yego rwose kuko ubundi butungane bivuze kubaho nta cyaha yego bivuze kuba uwo muntu adafite icyaha yego ndabizi ubu hari abantu batwumvishe bahise bavuga ati ibyo ntibibaho turaje tuvuge uburyo bijya bishoboka ubutumwa bwiza ibyo bintu bidashoboka byarashobotse rimwe Yesu yabwiye urya muntu urya umusore w'umutunzi uriya nabyo ndabikora uriya nawe ajya nyigisha cyane wenda reka tunabivugeho gato wenda tunafite n'umwanya urambuye cyane rwose yego wa mugani yego umwanya nta nibyo rwose kandi gusoma sinabyo kuko twe ibyo tuvuga byose biri mu byanditse nibyo rwose ndegeza ko dukurikiranwa n'abasomyi cyane ibyo tuvuga ibyinshi nabo baba baranabisomye cyane uyu yari umuntu ngo w'umukungu burangiye mbabazwa n'ukuntu abantu nanone batagira ihishurirwa ariko turajya tugumya tubafashe yego uyu musore ngo yari umukungu ariko yari umukungu ku giki ntago yari umuntu ufite ama etage yego ntago yari umuntu ukize ibyo muzi uyu musore yari umukungu ku rwego rw'iyobokamana we yari yarihaniye neza yari yarumviye amategeko y'Imana yego yabwiye Yesu uti mwami ndashaka kugukurikira Yesu aramubwira ati tese wabuza amategeko aramubwira ati ndayazi ikintu gitangaje yaravuze ngo narayitondeye kuva mu butoya yego Yesu aramubwira ati ibyo nabyo nta kibazo atariko nagusigaje rimwe regaga aya mategeko twamwe tubisobanura kenshi iryo rimwe usigaje niba utararishoboye warabyishe byose yego yaramubwira ati tanga ibintu byose ufite yego ni nacyo kintu duhora dusobanura kwiza mikoro kigakomerera abantu fata ibintu byose ufite byose ubitange yego uzunkurikire nta kintu ufite tubwira abantu ko kugira ngo ubone ubugingo buhoraho kugira ngo ubintungane ku Mana kugira ngo ubumwe na Yesu emera ko ibintu byawe byose ufite ntabyo wemere kubirambika ukurikire Kristo ubitesha agaciro tesha agaciro ibintu byawe byose tesha agaciro ukuntu witonze tesha agaciro amasengesho tesha agaciro ibintu byose wakoze Imana ntibyemeye yego rwose Yesu rero mubwira ati kiretse ubitanze byose ngaho ubone uze tujyana amen ntabwo twajyana ufite ibyo bintu amen niyo mpamvu abantu batanizera Kristo abantu bagirwa intungane imbere y'Imana umuntu araguma kwishingikiriza kubye ariko Patre uriya musore ni umunyedini mwiza cyane reka mwereke uburyo ari mwiza yego ndetse ubundi nyine nicyo kimenyetso cy'umunyedini yego ukorera ijuru ngiyeho kubera ko hari naho bivanga idini y'ukuri niyihe nayibaho ariko umunyedini ukorera ijuru kugira ngo azajye mu ijuru uriya musore ni ishusho y'umunyedini umeze gutyo mwiza kabisa dore yaraje abwira Yesu ngo mwigisha mwiza yego rwose ngo nkore iki yego kugira ngo ndagwe ingoma y'ijuru arabanza aramuchalengingamo ngo unyitira iki mwiza ku mwiza ari Imana urakoze yego ariko icyo nacyo gifitemo uburyo bwinshi ntiyarahakanye ko ari mwiza burya yego ahubwo yarashatse kuvuga ngo nunyita mwiza ubwo uremere ko ndi Imana urumva Yesu yari afite uburyo bwo kubihakana kuko uwabimubwiraga ntiyaramuzi urakoze cyane yamwitaga mwiza ashingiye ku by'abantu urakoze cyane ntabwo yamwise mwiza yahishuriye ko ari Imana urakoze cyane ni nkacyo yashakaga kumubwira cyangwa ati nunyita mwiza wongereho ko ndi Imana kuko nta mwiza w'umuntu ubaho ni nkacyo yaramubwiye burya ariko reka nkomeze komeza muvandi noneho tekereza Yesu aramubwiye ngo niba ushaka kujya mu ijuru ngo ntuze amategeko se atayaheze ati ntukice ntukibute atayo narayitondeye uhereye mu buto bwawe yego noneho ndagira ngo wumve icyo kintu ni ukuri twese niko twari tumeze turakizwe ukuntu witondeye amategeko
mbese ukuntu wagerageje gukora imirimo utegekwa n'idini n'indi wiyongereraho yego ukaba ukibaza ngo nkore iki kugira ngo ndagwe ingoma y'ijuru. Emi aho ariko twatinda nyine kuko wakoze byinshi yego kandi turi kubwira abantu bakorera ijuru. Yego rwose kuko tujya tugirana ikibazo n'abantu batubwira ngo tuvuga ko ijuru ridakorera ariko tuzaguma tubivuge. Yego rwose kuko ntirikorerwa nyine nibyo. none woweho kumaze igihe urikorera yego kuki ukibaza icyo wakora nyine aho ni ikibazo kiri rero kuki utakoze ngo uribone ubundi kuki abakozi abantu bakorera ijuru muri kutwumva kuki mutajya mukora ngo muribone kuki utumva umutima ukwemeza yego kuri fiti yego kandi warakoze ibyo bagutegetse n'ibindi wiyongereyeho yego ese kuki udashobora kuzigera uhagarara ku maguru abiri ngo uhamye kuri intungane urakoze cyane ese ubwo ibyo ukora byose uzajya mu ijuru gute uhamya kuri umunyabyaha urakoze cyane ese ubwo guhamya kuri umunyabyaha ntibivuze ko ibyo wakoze ari imfabusa urakoze cyane ahubwo n'ibyaha ahubwo urakoze cyane nibyo mu yandi magambo mu byakozwe byose nta gihesha ijuru kirimo yego rwose niyo mpamvu uriya musore uvuga ko yubahirije kandi wowe unyumva aka kanya yego wowe uri gukurikira kandi refemu yego wowe uri kutwumva wowe byibura ntiwanahamya nk'uriya musore yego uvuge mwongeye amategeko narayubahirije yego ariko nawe wihamirizaga ko yarubahirije arakibaza ngo nkora iki yumva ko mu bintu idini yigisha nta kirimo gihesha ijuru. urakoze cyane nta kintu na kimwe buriya idini wenda nta mwanya uhagije cyane dufite nk'umwanya uhagije twasoma n'ibyanditswe byinshi ariko idini abantu bakajya bagira ngo wenda ni ukundi kuyanga ariko idini yigisha abantu gukorera ijuru ihabanye kure n'ubutumwa bwiza kure nta n'isano bigira kure ihabanye n'ubutumwa bwiza mu yandi magambo aba ari sinagogi ya Satani ni nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba yego ni nako amadini inzira yayo yego inzira y'amadini ihabanye kure n'inzira ijya mu ijuru kandi ikindi abo bantu Emi ntibemera Yesu yego nubwo bamuvuga mu kanwa kuko ubaye wemera Yesu unamuzi ntabwo wavuga ko ijuru rikorerwa. urakoze cyane kuko iyo ijuru rikorerwa ntiyendaga kuza kwitanga yaba yarazize iki yari kureka tukajya turikorera yaba yarazize iki ese ubundi ubwo yaba yarazize iki ubaye warikorera ubaye wakirwanaho ukaribona watubwira ko Yesu ubwo yazize iki umve wa musore uzi ikintu Yesu yamukoreye yashatse kumwereka ko n'ayo mategeko burya yavuze nta na rimwe muri yo yigeze yubahiriza kabone nubwo yavuze ko yayitondeye arege n'abadukurikiye niko bajya bavuga none se iyo umuntu avuga ngo yumvira Imana umuntu akavuga ko yakoze byinshi abikorera Imana ko ari umukozi wayo ko ari umukozi w'Imana hanyuma akabisoresha kuvuga ko ari umunyabyaha ntababaye nk'uyu musore se cyane ubundi se umunyabyaha ukorera Imana ayikorera icyo ubundi ubwo ayikorera ubundi yuvuze ngo ndi ubu ugiye kuvuga identite yawe yego yuvuze ngo ndi ukongeraho umunyabyaha uwashaka ahita avuga ati wowe na shitani mubanye mute ubwo niwe ubukorera ubwami haba ubwami bubiri hariho ubwami bw'Imana bugizwe n'Imana nka shefu nyir'ubwami ariko n'abera bayo hakabaho n'ubwami bwa shitani bugizwe na shitani nyir'ubwami n'abanyabyaha bose yuvuze no kuri umunyabyaha ako kanya umuntu atamenya bato urwaniramo cyane aho wabicikira rwose ariko ntekereza ko wenda abantu barushaho no gukunda ubutumwa bwiza numve ko kuvuga ko uri umunyabyaha atari ishema wowe ntabwo ari ishema kandi igihe wongeraho kuzajya mu muriro uburyo abanyabyaha bashaka kujya mu muriro nabyo biratangaje kuko nta juru ry'abanyabyaha ribaho
abanyabyaha bazajya mu muriro kandi hadashingiye ku madini babarizwagamo, hadashingiye ku babatijwe, hadashingiye kuri korali baririmbyemo, ndetse ushatse ubari wa wundi uririmba ijwi ryiza rimwe ry'imbere. Yego. Niba uri umunyabyaha iwanyu ni mu muriro. Kandi ikindi yego, ahari ushobora kudahita utwumva mu buryo bwihuse. Yego. Nyabune nanone ubutumwa bwiza tuvuga kwizi mikoro. Yego. Dusobanura ukuntu bishoboka ko waba utari umunyabyaha. Urakoze cyane. Turi kumvwa n'abantu benshi bari kwibaza ati none se nabwo nakora iki? Nakora iki kugira ngo mbeho ntari umunyabyaha? Kandi turakikubwira. Ubundi tubanje kukubwira yego ibyo nawe usanzwe uzukora, yego, ariko bitigeze bikugira umukiranutsi. Ariko nubundi ntabwo turenda kuzimiza. Yego. Nubundi turaza tukubwira icyo wakora. Yego rwose. Kugira ngo ube umukiranutsi. Yego muvandimwe. Yego. Icyo turagisoreza kuko urumva mbwenda tunafite akanya. Yego. Ubundi Emi kubera iki abantu umubare munini maze kubona? Yego. Abantu banga ibyaha. Yego. Ubundi kubera iki abantu banga ibyaha ariko bakaguma kubikora? Abantu bazabiretse. Ndavuga kiriya abanyarwanda bavuga ariko gihura n'icyanditswe kiri mu Baroma mu gice cya 7 guhera ku murongo wa 15 kumanuka. Abanyarwanda baravuga ngo umuntu yasiga yego ikimwirukaho. Yego rwose. Ariko ntiyasiga ikimwirukamo. Ego ego ego. Iyo rero bivuga icyaha ikivuga nk'ubuzima umuntu avukana. Yego. Akomora kuri Adamu. Yego rwose. Bakababona muri uwo muntu. Ndetse bukaba bumutegeka. Aho mvuze mu Baroma mu gice cya 7:15 kumanura. Nushaka kwera ku 15 manure. Paulo avuga ngo sinzi ibyo nkora. Yego yego ego. Kuko ibyo nanga gukora nsanga ari byo nakoze. Yego. Ngo nzi yuko we rero sobanukiwe ikibazo. Nyine nuko warukimbashije. Ngo nzi yuko muri nge. Yego. Akongera gasobanura. Yego. Birasobanutse neza. Ngo ni kuvuga muri kamere yanjye. Yego rwose. Nta cyiza kimbamo. Ngo niyo mpamvu icyiza nshaka kandi nyine kitambamo. Atari cyo nkora. Yego. Ahubwo ikibi nanga. Yego. Ngo akaba ari cyo nkora. Yego. Umve rero ngo nuko rero ubwo nkora ibyo ndashaka. Yego. Ngo ubwo sinjye ubikora. Yego. Ngahubwo ni icyaha kimbamo. Yego. Ako kandi urumva impamvu icyo kintu nari ngikubajije nuko abantu icyo bashingiraho bavuga ko ari abanyabyaha nibyo bakoze nabyo babyibeshyaho kandi kubyibeshyaho bigatera ikibazo kuko we umuntu wese atekereza ko ari umunyabyaha ashingiye ku byo ajya yibonaho, ashingiye ku byo akora. Nibyo noneho kandi Emi biri ikintu gikomeye. Yego. Ni nabyo binatuma atamenya uko bakizwa. Nibyo kubera ko atangiza urugamba rwo kurwana n'ibyo ajya yibonaho agira ngo ari cyo kibazo. Kandi usobanuye ko yego ngo ubwo nkora ibyo ndashaka, yego ubwo ndemeza ko ari icyaha kimbamo. Urakoze. None se ko wumva urwana n'ikintu kikubamo urarwana nacyo kikuvemo gute, kikubamo, kigutegeka, kigukoresha, kigutwara? Nabisobanuye mu gitabo nanditse cyitwa Ijuru ntirikorerwa. Nsobanura icyaha mu muntu ego ko kimeze nk'umusatsi ku mutwe wacu. Yego rwose. Les hommes abagabo cyane ntabwo dukunda gutereka imisatsi. Yego. Abenshi majority hashobora kubonekamo bamwe babikunda ariko abenshi. Ariko urushywa no kuwogosha gusa. Yego. Nawe ukagira ngo bawukogoshaga uri murazamuka n'ubundi. Yego rwose. Nyuma y'icyumweru biragoye guhamya ko wari wiyogoshesheje. Yego rwose. Impamvu nuko coiffeur yego nta bushobozi afite bwo kwinjira muri nge. Yego rwose. Ngo akuremo icyo bita ama hormone, imisemburo ego ituma umusatsi umera ku mutwe wanjye. Yego rwose. Ucyakora mu bushobozi bwe no gukuraho umusatsi
arimo kureba. Yego. Ariko watareba kuko ntekereza ko wenda ari nawo musatsi nyirizina niwo urakoze cyane. Ntekereza ko nk'abantu babagabo uburyo tudakunda umusatsi. Yego. Tubonye umukwaferi. Yego. Ufite ubuhanga bwo kutwogosha umusatsi ntuzaga ku buryo ukiyogoshesha rimwe bikaba bihagije. Yego pe. Twabikora. Ahubwo se ayo twamuha nayo shaka. Twamuha yashaka. Yego. Ariko turi kuvuga ko bidakunda. Yego. Uwo mukwaferi ntabaho. Yego. Nanjye sindamubona. Yego. Ubushobozi umukwaferi afite ni ugukuraho uwo areba. Yego. None rero abadukurikiye mwumve ko irwo rugero dutanze rumeze nk'icyaha mu muntu. Yego rwose. Icyaha gituye mu muntu. Burya ibyo ujya ubona. Yego. Bigera ku cyaha kikubamo. Urakoze cyane. Ni imbuto. Noneho iyo rero uriho usoroma imbuto cyangwa uriho uragenda ugira ibyo ure kujya wibonaho ntago tubyanze bireke kugira ngo ubane n'abantu neza. Natwe umusatsi tukuraho. Natwe turiyogoshesha ko ntago twakihirimbiza. Si byose? Bireke nta kibazo ubane n'abantu neza. Nta kibazo tubifiteho. Ariko nanone twe turi kwivugira ko ikijya kigutera kubikora ari icyaha kikubamo. Urakoze. Icyo gihe rero urwo rugendo rwo kujya ureka ibyo ujya wibonaho ntirushira. Nibyo. Niyo mpamvu udashobora guhamya kuri intungane kuko uba wumva bitashize. Hari n'utekereza ko wenda ari uko akiri mu myaka yo hasi. Yego. Akavuga ko wenda nakura mu myaka yegeye imbere. Yego. Wenda ibyaha bizashira. Oya, ushobora kureka iby'abato. Ariko uzaba winjiye nyine mu cyiciro cy'ibyaha by'abasaza n'abakecuru. Yego rwose. Nyamara abantu batwumva umuntu wabyumvise neza abakwiye kuvuga ngo ninde wantabara tukamwibwira ubutumwa bwiza kuko ikigendanye n'icyaha abantu warusobanuye hamwe umurongo abantu bakunda ari benshi baravuga hari n'umuntu ubivugana ifire ariko ntabyumve ngo dushaka gukora ibyiza ngibi ngo bikitanga imbere nose wakabimenye nyine none se ndumva ko ushaka gukora ibyiza ibi bikitanga imbere none se uzigera ukosora icyo kintu gishire ryari kikwitanga imbere icyo kintu gihoye kikwitanga imbere icyo kintu none se wowe ndiwumva ko ubushake bwa buri muntu wese ari ubwo gusohoza ibyiza gusa none se kucyo ushyiramo nibibi ndumva ko ikibazo ufite ari icyaha kikubamo kandi kigutwara kikurusha ububasha nabibeshya ko nagerageza agakora ibyiza bikivanga n'ibibi yego wenda Imana izagerageza izabalansinga igashyira sinzi iyo minzani hano irahaba y'amabuye yego iriya minzani bashyiraho amabuye hano bagashyira ibicuruzwa ku rundi ruhande aha uno rutekereza rero ngo Imana nayo ifite umunzani ujya kumera nka gutyo wo gupimiraho ibyaha none ngo kugira ngo ibyiza nibiba byinshi ngo hanyuma Imana ngo iguhijure ntabwo ari ibyo cyo ni ikinyoma n'intekerezo z'umuntu zipfuye zononekaye ibyiza byinshi bivanze n'ikibi gito ni bibi gusa Imana yivuga ko byose ubwo ari bibi yego niyo mpamvu ubusobanuro bw'icyaha mu buryo bwiza ni umuntu nibyo ariyo mpamvu Imana kubasomye muri kutwumva ivuga ko umuntu ukijijwe igisobanuro cyo gukizwa Bibiliya ibyita kuvuka ubwa kabiri ni ukundi kubaho nibyo ni ukundi kubaho niyo mpamvu umutungo uza tusobanura buri munsi tuvuga Bibiliya bivuga ngo uwo twariwe kera Imana yamusize muri Kristo imwiciramo amen umuntu yaragenewe igihano cyitwa urupfu amen amahirwe ni ukuvumbura ko wapfiriye muri Kristo Yesu amen nta kundi wabigenza ntago wakosera ibyo bintu ngo bishire emera iyo tuvuze ngo emera urupfu rwa Yesu nuko biba bibumbye tuba tuvuze ikintu gikomeye emera ko Kristo yambaye umubiri ari wowe yambaye amen emera ko Imana yagufashe igafata ubwo bumuntu bwawe bwononekaye budashobora kuba bwiza Imana ikabushyira kuri Kristo Imana ikica Kristo akaba ni wowe yishe nyamara mu bundi buryo nibyo rwose ibihembo by'ibyaha byari urupfu wakemeye ko Kristo yapfuye urupfu rwawe waretse kurwana n'ibintu bidashoboka nibyo reka kurwana na kamere ntuzayikosora ngo ishoboke ariko Patri ibyo nabyo bajya babivugira ngo kamere ipfa na nyirayo yapfuye urakoze yego rwose abandi bakavanga isuka ihamba kamere ngo ihora ku rutugu
burya kiba gitumye babivuga rwacika ariko byaranacitse n'ubundi rwaracitse. yewe buriya njye ntangara cyane aho kugira ngo umuntu yumve ubutumwa bwiza bumubature bumukure mu buja bumuha amahoro bumuha ijuru, ahubwo umuntu yumva nkaho kubera ko abantu bamenyereye kubwirwa ubutumwa bubi, abantu batekereza nkaho twakabaye tuje kubabwira ngo mureke ibyaha, twe turabizi. none se ko mwabibwiwe kenshi mwarabiretse, suko none se tukongera none uwo mutu utarabakijije aba ariwo twongera kuza gutanga. bagerageze n'undi bakwiye kumundi bakwiye kubona undi muti. hari umuti, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. icyo nkunda ukuntu Imana ivuga irangije, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana muri Kristo ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. wakemeye ko urupfu rwawe warupfiriye muri Kristo, arega n'Imana yakwiciye muri Kristo. uretse kutinda kubyemera bigatuma ubaho nabi ufite ubwoba bw'ibyaha, ariko Yesaya yaravuze ngo ni Imana yamushenjaguye. Amen. nkunda ukuntu yashyizeho ngo ashenjagura ibyaha byanjye. arega Kristo kubabazwa ni ukubera njyewe. Kristo yambaye njyewe, Imana ihana njyewe. igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo. Kristo yarahanwe tubona amahoro. Kristo yarapfuye urupfu rwo ku musaraba. nkunda ukuntu Imana anagiye igorigota Nyabihanga, nkunda ukuntu Imana yashatse ko kuri uwo munsi ajyanana n'ibisambo. nabyo buya ndabikunda, ajyananwa n'abagome bakajyananwa. kandi nkunda ukuntu umwe ahita avuga ati twe turi kuzira ibyo twakoze, ariko wowe uri kuzira ibyo utakoze. ariko ukwiye guhishurwa ko Kristo nubwo yabambwe igorogota yazize ibyaha atakoze. ese ubwo ndi wasubiza ari ibyande? oya ni ibyawe wowe twumva. ese kubera kuki ibyo bintu utabyumva ngo ubyizere ubifiringe ubona amahoro ugira amahoro ku Mana? biravuga ngo ubwo twatsindishizwe n'ubuntu kubwo kwizera dufite amahoro ku Mana. yego rwose niko batubwira. yego pe dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. yego rwose wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera. yego rwose ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. yego rwose urumva muvande turacyasobanura noneho hanyuma yuko tubonye ko umuntu ari umunyabyaha uhereye muri kavukire, hanyuma yuko tubonye ko umuntu icyaha umuntu akivukana kikaba kimurimo, kikaba kandi ikindi kimurusha imbaraga. turi abagabo bo guhamya ko icyaha mu muntu kimurusha imbaraga. iyaba icyaha kitarusha umuntu imbaraga, ndakurahiye urebye ukuntu abantu barira bakicuza bakanababara, cyakabaye cyaravuyemo. nibyo wari uvuze mu kanya ati kamere iva hari uko na nyira yapfuye. buriya ukuntu kamera ari n'umwuka mubi, iyaba icyaha mu muntu ari nk'ikintu gifite umudogiteri ushobora kubaga umuntu akagikuramo akongera akakudoda ugataha ntacyo wabikora, ariko ubu ntabaho nawe. Patri, abantu babwiye ko nibababatiza mu mazi cyane cyane menshi ngo bazabisiga mu mazi, wowe dukurikira wawe batijwemo. tubwizanye ukuri, urabizi neza ko uko wagiye muri ariko wavuyemo. pe ibyaha byawe nyirabyo wabivananyemo n'amazi uragenda ubijyanye. rero ikiba kiri kumvikanamo, uretse ko wenda n'umuntu hari n'ibintu umuntu ashyira no muri logique akanabyumva neza, ntabwo amazi yakuraho icyaha kiri imbere mu muntu. kandi iyo abayashyira inyuma. ntekereza ko Petero abivuga yaravuze ati ngo ayo mazi nico ryo ku mubiri ubwayo ntajya rimaraho. burya niyo mpamvu duhora twoga. none ni gute ugira intekerezo zikubwira ko amazi asanzwe yagukuraho ibyaha? niko babwiye abantu. ni inyigisho zipfuye. ni inyigisho zipfuye. kandi ntekereza ko twigarukiye ku kintu twavuze akanya cy'uko abantu bavuga ko bakorera ijuru ariko ubutumwa bwiza bukabihakana. inkuru nziza yazanywe na Kristo Yezu ivuga ko Kristo Imana yamuduhaye ari impano. Amen. ivuga ko twatsindishizwe n'ubuntu. ahandi akavuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. ngo ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. ntago impano bayikorera, impano urayihabwa ukayakira. rero nanone muvandi abo bantu bavuga ko bigisha abandi gukorera ijuru n'abantu bumva bakwiye gukorera ijuru,
nasanze ahantu babikura deja birefera ku mategeko ya Mose basoma igitabo reka tubisome nibyo katubisome wenda nubwo igihe cyagiye ntaho cyagiye nta naho cyanagiye igihe cyose ni icy'Imana ego rero ni mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 3 dusome duhere 14 tugeze 16 nsome muri 30 wahagezaho ndahari haravuga ngo ariko imitima yabo yarahumye ego ndetse kugeza na bugingo n'ubu ego rwose iyo isezerano rya kera risomwa cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo ntibamenye ko cyakuweho na Kristo yego ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa iyo nyegamo ihora ku mitima yabo yego nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami yego iyo nyegamo ikurwaho amen 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 dushatse twanakoresha icyo kinyarwanda yego urumva abantu bose bigishwa gukorera ijuru yego nabiyumvisha ko bazajya mu ijuru barikoreye yego impamvu basomerwa igitabo cya Musa basomerwa amategeko kuko ubundi amategeko yo aravuga ngo ntukagire utya ntukagire utya ntukagire utya ntukagire utya aho niho bashingira bavuga ko bari gukorera Imana ubundi gukorera Imana abantu bavuga ni ukurwana n'amategeko nibyo none iyo babasomeye icyo gitabo rero inyegamo iguma ku mitima yabo noneho kugira ngo umuntu azahishurirwe agakiza cyangwa se uburyo ki yakemerwa n'Imana ntabifatishe vuba kuko bamusomeye igitabo cy'amategeko ya Musa ayirebeyemo nk'indorerwamo asanga ntajya yashobora cyakoze bamubwira kurwana nayo niho bakura ngo dukorere ijuru nyamara hano bavuze ngo iyo umuntu ahindukiriye umwami iyo umuntu yizeye Kristo iyo nyegamo ikurwa iyo nyegamo ni iyi ni ukuba uri umunyabyaha ukorera Imana ariko kuba intungane byaranze ufite ikintu kimeze nk'inyegamo ufite ikintu cy'ubutamenya cyo gusekeza nzaba intungane bigenze kugira ngo uhishurirwe uburyo waba intungane nuko ukwiye guhindukirira Kristo kwihana si urutonde rwo gushyira ibintu ku murongo uzaye ahubwo kwihana ni uguhindukira ni ukuva mu cyerekezo kimwe ukajya mu kindi reka mvuge nti abantu bakeneye kubwirwa Kristo nkunda ukuntu Yesu amaze kuza ari mu isi yaravuze atarigaga n'uwo Mose mwiringira ayo mategeko nyine ni nawe uzanabarira ati uko Mose ni ibyanjye yavugaga ati yaba mwari muhishuriye ko Mose yavugaga ibyanjye nanjye mwamenye urumva Mose deje ibyo yavugaga buriya Imana ni umuhanga uzi ko yahaye Abisiraheli amategeko kugira ngo bisobanukirwe ko ari abanyabyaha bo ntibamenya ko ariyo mpamvu bahita bavuga ngo tuzayumvira arabananira nibyo urumva icyo kibazo niyo mpamvu amategeko ntabwo Imana yatangiye kugira ngo yubahirize ujye mu ijuru ahubwo biravuga ngo yatangiye kugira ngo ibyaha bigwire nibyo ubundi ngo icyaha cyahoze mu isi abari mu gice cya 5 ngo cyahoze mu isi ntawe kibarwaho amategeko atara ubundi kugira ngo umuntu wese ahamye ko ari umunyabyaha kamubwira aho bishingira cyane wirebera mu ndorerwamo yitwa amategeko y'Imana wayireberamo ugasanga uri ngubi birasaba iki rero birasaba ko noneho wirebera ahandi birasaba ko wimuka ukirebera ahandi kuko nuguma kwirebera mu mategeko uzagumya kubona uri muri kuzageza upfu niyo ntego rero y'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bwo rero buvuga ngo iki Yesu Kristo muri Matayo yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko n'ibyaha ahubwo nje kubisohoza kumbe Kristo yazanywe mu isi no kuza gusohoza ibyatunaniye tutanashobora ibiramambu abisohoza atabikeneye nibyo abisohoza kugira ngo abiduhe atari we ubyisohoreje yego ntabwo ari we wigiriraga we yari asanzwe ari Imana ariko yemera kwambara umubiri asohoza iby'amategeko amaze kubisohoza kwari ukugira ngo atubonere gukiranuka kwavugwaga n'amategeko iyo umuntu yizeye Kristo ahabwa gukiranuka amategeko yavuga kwa kundi ukurikira amategeko kugira ngo uzayabonamo gukiranuka ntibyemere izere
Kristo aguhe kuyumvira kwe uwe ugize gukiranuka kubahirije amategeko y'Imana kandi yose aha rero dusomye muvandimwe yego reka ngaruke kwiki ubwo abantu bose bari mu nzira yo gushaka kwitsindishiriza yego binyuze mu kubahiriza amategeko yego inyegamo iri ku mitima yabo yego n'ubigusomera abikwigisha atuma iyo nyegamo igumaho yego mbese umuntu wese uri mu nzira yo kujya mu ijuru nicyo amagambo avuze biciye mu kubahiriza amategeko iteka hari urujijo hari urwijiji ahoramo yego nta mucyo umutambikira ahorana impungenge ahorana igihunga ahorana umutima umubwira ko atazajya mu ijuru hari urukuta se mu yandi magambo ruri imbere ye rutuma atabona Imana yego rwose iteka yibaza icyo nibyo twanavuga nkora iki mbigenze yego mu mutima w'uwo muntu nuko nguko haba hameze ngo nyamara ngo iyo umuntu ahindukiriye Kristo yego rwose iyo nyegamo ivaho icyo kintu cya kintu cyo kwibaza ngo ubuse nkora iki ubuse mbigenze nzajya mu ijuru ni iki ntakemuye ngo nacyo gikemure iyo uhindukiriye Kristo iyo nyegamo ivaho dore ukuntu ivaho umucyo uhita ugutambikira wamara kugutambikira ugahita uhabwa gukiranuka kwa Kristo wakubarwaho nawe ugahamya ngo mbaye umukiranutsi ku bwa Kristo wumva ko yanyegamo ibivuyeho kandi ubwo ubaye umukiranutsi ubaye umuragwa w'ijuru Bibiliya ikavuga ngo turi n'abaraganwa na Kristo ndetse n'Imana nako kanya ngo idishyira umwuka wayo mu mutima wawe noneho ngo uwo mwuka ngo ni ukuvugisha ngo aba dati nawe utangira kuvuga ngo Imana ni umubyeyi wawe kandi ukabivuga udafite ubwoba ukabivuga udafite ubwoba rero wikurikira iby'amategeko avuga emera ubundi Bibiliya yigira amasezerano abiri mwebwe mutwumva isezerano rya kera burya rishingiye ku mategeko ryubakiye ku mategeko isezerano rishya naryo rishingiye ku buntu bw'Imana kandi iyo ugiranye n'umuntu isezerano rya mbere akaryica mugasezerana irindi irya kabiri niryo rihabwa agaciro birumvikana bivuga kuko niyo mpamvu abantu baguma mu isezerano rya kera bakaguma mu kintu gishaje uzi ikintu isezerano rya kera ryagabaye rimaze ryakaba ari byigisha abantu intege nke zabo rwose urakoze cyane isezerano rya kera ryakaba rikwereka intege nke zawe rikakwereka ukuntu udashoboye ko ari nayo mpamvu kubera urukundo Imana igukunda yaguteguriye none irindi Imana ihimbaza Imana n'umubyeyi ku buryo tugirana na isezerano rya mbere ikabona riragoye ikabona twanaryishe ikabona ntitwanarishobora ikavuga ati ndasezerana namwe irindi ariko ubwiza bw'isezerano rya kabiri burahebuje yaba ati none iryo tugiye kugirana ni iry'ubuntu kuko ntimushoboye nasanze mudashoboye ngiye kugirana namwe isezerano ryitwa iry'ubuntu noneho mbibahera ubuntu kandi ubwo nanone urumva ko ntabwo watsindishirizwa n'ayo masezerano yombi icyarimwe umumaro w'irya mbere ni ugutsindwa kwawe gusa noneho wamara kumanika amaboko utsinzwe rwose ukajya noneho wakwerekwa Yesu wazize ibyagutsinze ni ryo sezerano rya kabiri ubundi iryo ni ryo sezerano rishya isezerano rivuga ubuntu bw'Imana rivuga impano y'Imana rivuga ukuntu Imana yatugiriye neza igasezerana natwe irindi sezerano rya kabiri ngo impinga irya kabiri ryo ngo irishyiraho ngo n'indahiro irarebera umuntu yarahira ngo irirahira irirahira iravuga ati hashingiye amaraso ya Kristo azira inenge arimo ubugingo bw'iteka amenetse ibyaha by'umuntu n'ubugome sinzongera kubyiruka ariko uvuze n'ibintu bikomeye ubundi hakombye kuba harahira abantu babiri mu masezerano ariko Imana ishimwe n'ikigaragaza ko isezerano rya kabiri ritabamo umuntu nuko nyine yirahiye
Imana ishimwe ko umuntu atarije yanze gushyiramo umuntu w'umunyantege ngo atongera kubyica. urakoze cyane uzi ko nyine ngo ku batambyi ba mbere kubera ngo intege nke bagira n'urupfu ngo rukabatwara nyine bo urumva bajya gutambirira abantu ibyaha bakabanza kwitambirira ibyabo, ariko ngo kubera intege nke n'urupfu rwabatwaraga basimburanaga ku murimo ngo buri gihe uko umwaka utaje, bigatuma abatambyi banaba ngo na benshi twari dukeneye umwe uza akatwinjirira hera hahera kandi akahinjira rimwe ahinjiranye amaraso y'ubwite none hatarayihene. Ariko Patrick Imana ishimwe kubwo ubutumwa bwiza, kandi Imana ishimwe no kubwa mwuka wayo yaduhaye kugira ngo mwuka akomeze aduhishurire ibyayo iby'Imana. Umutambyi mukuru yinjiraga hera hahera atwaye amaraso y'amapfizi yo guhongerera ibyaha by'abantu n'ibye bwite, ariko iyo ibyaha byahongererwaga nyine Imana yatangaga imbabazi. Uzi ko buriya n'ubundi imbabazi abantu bahabwaga na kera ntizashingiraga ko bazisabye, ahubwo zashingiraga gusa ko igitambo cyatanzwe kandi kikaba cyemewe, gusa zikagira garanti zikarangira. Ni mpamvu byitwa gutwikirwa aho gukurwaho, bigasaba ngo bongere batambe. Ariko Imana ishimwe ko ayo maraso ya Kristo waruvuze noneho we yatanze yiwe bwite, afite muri yo ubugingo bw'iteka ryose, afite ubushobozi bwo guhongerera ibyaha byacu mu buryo bw'iteka ryose. Ubundi ikintu umuntu akwiye kuba yibaza no kwibaza ngo ese umutambyi mukuru wagiye kuntambira ahera ahera yagezeyo kabiri, ese koko amaraso yarayatanze gatatu, ese ayo maraso koko yaremewe? Umuntu akwiye kubyibaza, nibyo umuntu akwiye kwibaza. Niba yaremewe nanjye naremewe, nta kindi. Kandi ibyo biranaremereye byo cyane, ni nayo mpamvu bisa naho bitanagereranywa. Ngo sinzi wenda n'abasoma Bibiliya batwumva sinzi ko banazisomamo, niba n'isezerano rya kera bireferaho cyane umuntu ibyaha by'umuntu byaratwikirwaga umwaka umwe kubera ko habayeho impongano, umuntu akazana intama hanyuma yayizana igapfa mu mwanya we, hanyuma akababarirwa ibyaha umwaka umwe amezi 12 reka bariko tubyita, ibyo bintu bikemera akamara umwaka atekanye. Biravuga ngo nubwo bibutswaga ibyo byaha n'ibyo bitambo uko umwaka utaje, ariko numva nk'ikintu gikomeye byibura babyibukaga umwaka ushize. Urumva hagati mw'uwo mwaka umuntu niba navuga ni ngo wabaga afite kalendari yarebaga akavuga ati igitambo cyanjye kiba cyari muri garage, ubwishingizi bwanjye n'uraraye, ubwishingizi bwanjye ntabwo bwabaye. None ntimwumva ko isezerano rishya dufite uyu munsi n'ubundi twari dukeneye intama, ariko intama niyo mpamvu Kristo yitwa umwana w'intama w'Imana. Twari dukeneye intama noneho ifite amaraso, afite ubugingo bw'iteka ryose. Mu yandi magambo twari dukeneye gucungurwa n'Imana, kuko Imana niyo yonyine ifite ubugingo buzira iherezo. Byari bikenewe ko Imana yimanukira muri iyi gahunda. Uzi ko isezerano rishya buriya byari bikenewe ko Imana yimanukira, kuko niyo yamanutse iraza yambara umubiri kugira ngo nanone tubashe kubona ubugingo bwite. None nibyo warubajije, niba icyo gitambo cya Kristo Yesu cyaremewe n'Imana, ese ubwo ubundi sinzi ko abantu babyumva niba cyaremewe igitambo, ndetse ko na Yohana nawe Kristo na mbere yuko ajya igorogota kumena amaraso, dufite bene data bo banabishuriye imbere y'igihe. Yohana we yaranavuze ati dore nguyu ari kumwereka abantu ntama w'Imana ukuraho, ntabwo hari utwikira, ukuraho ibyaha by'abari mu isi.
ayo magambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere umurongo wa 29 ngo dore nguyu ntama w'Imana ngiyi ntama y'Imana izavanaho ibyaha by'abari si ugutwikira. Ese iyo ntama wumva nyine ibyo bintu bitakureba? Ese niba Kristo ari intama y'Imana yakuyeho ibyaha byawe, yego mva wakabaye wishima kuri mugoroba. Yego. Ese ubundi akandi kantu muvandimwe nubwo iminota yagiye, yego kuwumva kugira ngo ibyaha bibabarirwe bisaba amaraso kameneka, bisaba impongano, hakagira igipfa kizira inenge kigacungura. Ubundi muvandi kubivuga mu mazina ko abantu babikuye habe no mu isezerano rya kera habiri kibibamo kwani ngiye tuvuga ngo babasomye isezerano rya kera nabyo si nkibibamo, ibyo bibamo ni ibishitani. Ibi bintu byo kuba abantu bajya mu cyumba ari batatu cyangwa bane bakabwirana ibyaha, buri wese akabwira undi mugenzi w'ibyaha afite cyangwa yakoze. Yego. Uretse kwitanga hayo makuru n'utari uzi ko ukora byinshi akabyumva. Yego. Ibyo bintu bikura he? Nta biba mu bya, niyo mpamvu nyine bidakiza imitima. Kuko si ibyavuzwe n'Imana. Wumva Imana itakwemeye kuko niyo nzira siyo yashyizeho ngo abari abantu bacamo babarirwe ibyaha. Niba nk'abasomyi mu twumva, yego, amaraso atavuye, yego, hatabaho kubabarirwa ibyaha, yego, kuki utekereza ko wabibabarirwa wabivuze? Ntabwo bibaho rero. Ntabwo bibaho. Nayo magambo aranditse mu gice cya 9 cy'Abaheburayo, yego rwose, umurongo wa 22 ngo ukurikije n'amategeko. Mbese unakurikije isezerano rya kera, ubwo nicyo bashatse kuvuga bijyanye n'ibitambo ndetse n'ubutambyi. Ubwo ubundi mu mategeko harimo menshi, ariko habago n'amategeko nyine ajyanye n'ubutambyi ndetse n'abatambyi. Ayo yasobanuraga iki? Yasobanuraga umuryango ukwiriye gukurwamo abatambyi wariho. Abantu bigizeho aho tubinjiyemo twatira twata ayo mategeko agasobanura igitambo nacyo gikwiye kwemerwa uko gikwiye kuba kimeze. Yego. Agasobanura n'ugitanga uko kwiye kugitanga. Yego. Mbese yari amategeko asobanutse agenga ubutambyi, igitambo kizira inenge, kidapfuye ijisho, kidavunitse, kibara, mbese byose kitarengeje umwaka tusa. Ayo ni amategeko y'ubutambyi. Ariko Imana ikabikora gutya ikavuga ati noneho nigitanga mw'ubu buryo nshyizeho, yego, nanjye ndatanga iki? Imbabazi z'ibyaha. Yego rwose. Ukurikije amategeko agenga ubutambyi, amaraso atavuye ndihabaho aho hejuru yaho banavuga ngo hafi y'ibintu byose byezwa n'amaraso, bagahita basaba ngo amaraso rero atavuye ndihariho kubabarirwa ibyaha. None wakuye he ko wabivuga mu mazina bakabikubabarira? Ni shitani. Ni shitani wabitereje abantu, ariko abantu bakwiye kuba nyine nanone bahishurirwa igitambo cya Kristo. Yego. Kari cyo gikuraho ibyaha z'umuntu. Yego. Kandi nkunda no kuvuga ko niba ushaka kuzabana n'Imana mu ijuru nta yindi nzira uzabona. Ntayibaho. Ntayiriho. Haba nimwe niko muri ibyo. Yego. Nta yindi nzira tuzabona. Ntayiriho. Haba nimwe. Nukuri nzira ijya mu ijuru niy'umusaraba. Izindi zivahe, izindi muzikura. Ariko umusaraba nawo abantu bagomba kumva neza. Yego. N'amaraso ya Yesu. Tubibutsa ko kino kiganiro kiri muzagisanga kuri YouTube channel. Yego. Ijuru ntirigorerwa TV. N'ibyatambutse byose biriho. Yego. Ufite uburyo bwo kujya kuri YouTube jyaho ukurikira ubutumwa bwiza, usobanukirwe, usobanuke, urasobanurira n'abandi. Yego. Amen. Umusaraba wa Yesu, amaraso Yesu yamennye. Yego. Nta swimming pool ari, nta piscine ari. Yego rwose. Yego. Ng'abantu bajyeyo bagiye kuyoga hanyuma bakomeze bababarire. Yego. Yayamennye rimwe, akuraho ibyaha byacu rimwe. Yego. Ubyizera rimwe. Yego. Ukababarirwa iteka ryose. Yego.
iyo utabyemeye gutyo uhera mu rungabangabo kuko ni uko Imana yagennye niyo nzira imwe rukumbi Imana yaciye abantu banyuramo kugira ngo bayigereho nta handi wahinguka udaciye muri iyo nzira inyiga bikavaho kuko bitagenze bityo waba utubwiye ko wajya mu ijuru uri umunyabyaha kandi ntibibaho dore iyo uciye kuri Kristo dore impamvu Imana ikwemera ni uko iyo uciye kuri Kristo nkunda ukuntu mu itangiriro Imana ivuga ngo ishyize abakerubi bafite inkota yaka umuriro kugira ngo barinde igiti cy'ubugingo hatagira umuntu uhirahira akakirya hari umunyabyaha Imana ihimbaza uzi ko igiti cy'ubugingo ntabwo wakiryaho uri umunyabyaha nibyo bisaba ko ubanza ugaca mu nkota y'abakerubi byaba birebire umuririmbyi yaravuze ngo inkota Imana yayiteye Kristo ariko iragimba ngo nta kikintwaye ubu nta kikintwaye bisaba kugira ngo wemerwe n'Imana ca muri Kristo yaravuze ngo niwe rembo ry'intama ahandi ngo ni nge nzira yego rwose ni nanjye kuri yego ni nanjye bugingo ntawajya kwa data yego ntamugenge yego rwose ntakunda kujyana rero yemeye kuza mu isi arakwambara buri Imana nawe ntijya yivuguruza yavuze ngo igihano cy'umunyabyaha ni urupfu yego byasabye ko imwicira muri Kristo Imana ni intabera ariko nanone Imana imbazwe inatuzurira muri ituzura noneho turi ibindi bintu niyo mpamvu twanavutse ubwa kabiri ariko buriya iyo duhamije ko turi intungane twabaye ibindi biremwa bishya ku Mana Kristo yarazutse azukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana kandi koko ntitwari kubura kubazo Kristo yazutse kuko igihano cyari kirangiye yararangije igihano Abaheburayo 10:17 Imana iradekarara iravuga ngo ibyaha byabo yego rwose n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi Imana ishimwe ko itazabyibuka 18 iravuga ngo nuko rero ubwibyo bibababariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha yego rwose nyiri kubwira mugenzi wawe ngo Imana imbabarire ayo magambo yawe Imana iramutse ikubabariye kubera ayo magambo yawe nawe yaba ahindutse igitambo kandi igitambo cy'amagambo kitava amaraso ni ikigize cy'inyabaho wera je buriya ibintu by'abindangaza iyo umuntu atarayishura ubutumwa bwiza nyine bari mu rungabanga ariko bushingiye ku butamenya nanone ubutumwa bwiza ubundi nibwo bwabanje yego wenda no mu itangiriro urebye ubona ubutumwa bwiza aribwo bwabanje nibyo kimwe cyo Imana ivaho Kristo yatanzwe kera sitarari yego ahandi Imana niyo yambitse Adamu na Eva kugira ngo ibashe gukomunikana nabo nibyo ahandi reka mvuge ngo Abeli yatuye Imana ituro ry'amaraso yego rwose Imana yemera n'ituro ashushanya urupfu rwa Yesu ariko ubutumwa bwiza nubwo bwumvisha utinze ariko nibwo bwabanje noneho aho ngaho ngo yatanze uburiza bw'umukumbi yego ngo no ku rugimbu rw'ubwo buriza yego urugimbu nirwo rwashyirwaga burya ku gicaniro umubavu ukazamuka yego rwose none rero uburiza nyine ni iryo tungo rikuru mu yandi yego Kristo rero ni imfura muri bene se benshi turi kugana ku musozi tugiye ku musozi ariko twabwiraga abantu Kristo dusigaje iminota nk'itatu tekereza ko turababwira Kristo turababwira inzira imwe rukumbi Imana yageneye abantu nta rindi zina twahawe ryo gukirizwa ndetse no mu isi ryo gukirizwamo keretse izina rya Yesu ubwo rero reka mvuge n'abantu mumaze igihe muri gukorera ijuru mukaba mwaranaribuze reka tukubwire ngo nugumya kurikorera ntuzaribona nibyo uraguma kuba ku isi uhangayitse umunyabyaha ufite n'ubwoba bwaho uzajya nyuma y'urupfu nibyo ariko izera ubutumwa bwiza nibyo rwose emera iby'Imana yagukoreye muri Kristo emera ko Kristo yagukoreye byose byari bikenewe zemera biguhera ubuntu emera impano y'Imana emera ibyo bintu Imana yagukoreye naho ube mu isi wishima ube mu isi ufite amahoro ube mu isi ubanye n'Imana amahoro ntabwo ufite Imana ikubera umubyeyi ariko Patri bivuze ngo Imana ikubera umubyeyi hari igihe abantu bajya bumva tutavuga ngo Imana ngiye kugirira neza Imana ngira gutetuye Imana ngira kuzamuye
biguhega igikundiro biguhega isuzuguriro ariko kuba umwana w'Imana ntagukurwaho igisuzuguriro byaruta kuba umwana w'Imana. Ibyo byo ni ukuri kuzuye kuko uretse n'Imana uretse no kuba umwana mu rugo rw'Imana isumba byose turavuga ubukomere ibyo bintu bifite kandi twe twavutse ubwa kabiri tuvuga ku Mana twabyawe Imana ni umwuka twabyawe n'ijambo ry'Imana tuba tuvutse ku Mana Imana itubera umubyeyi uretse n'ibyo unafatiye n'urugero rwa hano ku isi ahantu uburemere bw'ahantu umuntu avuga nibyo bigena uko abaho niko agaciro k'umuntu n'ahavuga sinzi wenda ariko twababwiye wowe ufunguye aka kanya ukumva uri gucikanwa jya kuri YouTube ijuru nirikorerwa TV wiyumvira amagambo meza y'ubutumwa bwiza amagambo y'ihumure amagambo y'imbaraga amagambo y'inkomezi wumve uburyo nawe wava mu rupfu ukajya mu bugingo ukava mu bukene ukajya mu bukire ukaba umwana wisumba byose twe rero twaje kubabwira ko mwahiriwe nibyo twaje kubabwira iby'ijuru kumva twabwira abantu ibyururutsa imitima abantu tukababwira iby'ubundi buzima reka tujye tubibwira iby'ubundi buzima ubuzima Imana itanga muri Kristo. Rero iminota yarangiye dutangiye nimero zacu reka dukomeze tuganirire mu gikari Emile muramuhamagara kuri 0784 42 5 Patrice muramuhamagara kuri MTN 078 3 167 163 Tigo ni 0722 167 163. Tugira n'urubuga rwa WhatsApp umuntu ushaka kurujyaho nawe n'ubundi iyo nimero natanze bwa mbere y'84 42 niyo yanyandikiraho tukamushyira ku rubuga rwa WhatsApp akabana n'abandi bera bari ku isi yose. Mwakoze abo twabanye mu kiganiro mwese. Aho bye bye.